Fisto uzi ko utaramu umunyenga kandi naragusudiriye igare man Gigi nzaguha mwana ahubwo reka njyana igare mu rugo mito njya ku ishuri ko nyina ntwaro ngezaho imbere wapisha nturebe uko intebe imeze we iyi ntebe uziko yasundura umuntu man narabibonye kabisa uba akazi karagaze nta kintu ngitwara none se kuki utambwiye ngo nongere ngusudirire man uri fake ntabwo ndabona inoti Gigi ariko nzakubwira uri inkorere tu ubwo nyine uzawe yama ntari niwumva se uhari ryari se ngo nze kukunyura shano ushatse waza nyine ariko rero iki se kandi ubwo biransaba gutira Kristo ibyuma nanone gwiki ubwo se yabyemera n'ukuntu yandakare ngo natuye Valentine hasi muhetse ku igare genda umva waza tugapfa kumureba aha Keve waje tukajyana muri group discussions ku ishuri nagiye bwanga ahubwo ntabwo tumusiga hano mama mahoro wana harubwo ari itegeko se yajyayo bishaka yego ariko umenye ko hasigaye icyumweru kimwe ibizamini bikaba bitangiye aka wana mumbabarire ni weekend ngomba kuyenjoyinga shaho ufunga umutwe mana yanjye nyamara waza Keve yaba ari n'amahirwe ubonye dore ko wagiye usiba iminsi myinshi mureke none se urumva iyo minsi yose nayigaruza mu cyumweru kimwe koko none se washaka kongera gusubira Keve yego ra nibaze nasibiye bwa kabiri none nutiga nibyo bizakubaho nyine humura nibizakuko ngiye kwitahira rwose ngo ese man uri muzima wana nundi natakaje igihe kinini kwiga rero ku munota wa nyuma ntacyo byamfasha kandi sinakwemera gusibira bwa kabiri niyo wagira ute base njye namwiza anike mwana wibigira uyanyumva Keve wasibye kenshi nibyo ariko kureka byose ntabwo ari cyo gisubizo wowe hitamo kugiye kwiga hanyuma njye namwiza tuzakora ibishoboka byose tugufashe sibyo Keve rwose dusezeranye kuzashyira umwete maze ubundi uzareba ariko si uwo murumva muzamfasha ngatsinda koko Siperansiya rero ndakumva nagutumyeho ngo tuganire ku kibazo cya Pazo ndamufashe yasibye ishuri ari gucuruza amandazi yarabimbwiye directrice ntako ntagize ariko yanze kunyumva pe hanyuma se Pazo karame wahisemo kureka ishuri wa directrice erega mama nawe arabizi ubu nashatse amafaranga twabaho gute koko ikibazo se ni amafaranga Pazo ko kuva papa yagenda bagomba kwita ku rugo rwose Pazo ndabizi ko mu rugo bitari bitworoheye iso akimara kugenda kandi byari biguhangayikishije sibyo navuga se mama yego ariko ndakora ku buryo nta kibazo cy'inzara dufite nubwo ntabyera ngo di erega Pazo izo ni inshingano z'umubyeyi wowe izawe ni ukwiga ugatsinda erega na mushikiwe Simbi hari umunyamideli bari gukorana biradufasha cyakora Simbi imideli haza kumwatsa byo mama harimo akantu kabisa none se urumva atari amahirwe yagize ko Simba dufasha nawe ukabona uko wiga byo nibyo rwose mama uzi nyene Simba kwa ariko directrice nawe rero ushyira umutima ku ishuri bizakugeza kuri byinshi ndabyumva directrice rero wisubireho kuko amahirwe yo kwiga ufite si buri wese uyagira ariko mujye mumenya ko ibikoresho byanyu atari ibikinisho byanyu Gigi ni ukuri papa Valentine akantu gato nashaka gusudirira Fisto umva mbese ariko subira iryo gare bahora basudira wa mugani se mwakwirwa muri kintu aho rikabura gucika oya no kuri niryo nkoresha mu kazi ahubwo ubukahagaze kubera intebe yapfuye ngaho muri sudire nta kibazo Fisto icyo nanga nanjye nuko wagira abandi bantu turo hasi umva Fisto gomereza izo baguette nangire rero Gigi kandi uraba utaramenya n'impamvu intebe yacitse si ukubera imizigo myinshi se oya Gigi itegereze neza ukurikije icyo cyuma cyacikiye urabona ari ukubera iki amaguru y'intebe ntabwo areshya yewe narayasumbanyije wana iteke biba ngombwa kureshya kugira ngo umuzigo uteremere uruhande rumwe ntimuri kuvuga kuri Briam usubwora ngo gwiki nibyo we niye kuri Briam ibyo bintu nigeze kubyiga muri fizike Gigi ubwo nizere rero ko wumvise ikibazo aho kiri kabisa ubu ni ugukora ku buryo impande zose zingana ndumva akazi mukora katoroshye pe kandi murakoze ku nama zanyu papa Valentine yego Fisto burya ni byiza ko icyo umuntu ataza asobanuza rwose man ibintu byose turabyiga tuzabirangize ryari koko ntabwo tuva tutabirangije Kevin gusa urubuga rw'imikino ndarwumva ryari koko umva kandi ibyo se nibyo uzasubiza mu ma exam nawe babigize intambara oya Kevin twumvikanye ko njye na Nike tuzajya tugufasha ugomba kuba seriye rero ntacyo ariko tugire vuba gusa wakoze kuba wemeye kuguma muri Kabuto ntusubire iwacu mu cyaro wari kumusize mu irungu shaho nyumvira mwiza none ni ukuri da menyereye ko tuba dushondana cyangwa hari kuba nduhutse sha wapi mwana Kevin musaza wawe ari musaza wawe rega sinakwanga nubwo ukora ibifuti sha nanjye nari kuzagukumbura pe erega ntitwatandukana ngo bivemo mwana ngaho twige rero ufite ya karikireta iyi ngiyi okay
ikibazo cya mbere kiri ku marjebe noneho reka shaho urasekeje iki se ukuntu uri kwivugisha none umeze nka Teacher Moses kabisa ariko wabaye uti shaba seriye twige Pazo uje gukora iki ku iseta yanjye reka shasi ntabwo uzi ibyambayeho ibiki se kandi kare mwana mama yaje ku ishuri aniza directrice reka ntibuka se ko directrice yamfasha nasibye ishuri nshuza amandaza akantu mamere mwana ariko ubundi usiba ishuri ngo uhahire urugo njye na mama ntiduhari rega sha numva ari inshingano zanjye izawe gute se kandi mama ahari mwana nabyumvise nyine tu ubu ngiye kwiga cyane si iyo myenda se nawe wayidoze none se uzi ngo ninde ubuze amafaranga nzabona ninyirangiza ariko maze kuba umuhatari mu kudoda wa mukobwa we agafaranga uraza ukabona nyatse noneho wowe humura wige nta kindi ariko nanjye ndi hatari udakina uzi ikirimbo maze iminsi nandika wowe reka ni hiti nawe urandika se umva ye ndirimbira numve nshaka kugira umunsi mwiza oya ntakibimbuza uko akazuba karasa niko mu maso hacya oya ntakibimbuza oya ntakibimbuza Pazo iyo ndirimbo ni iyawe se ndakina se ahubwo ndashaka kwijyana muri sako tugahabya abantu urumva urarenze kabisa urarenze rwose umva ahubwo we ya diri yo kunyamamariza imyenda kuri radio ya gare imeze ite navugisha wa mutipe rero ukoraho twumvikanye ko ari ngirwa byiyamamariza uriya musikore gafite n'ijwi ribiri takuri abakiriya nk'ibyanjye papa Valanti ufite akanya ko nagira ngo nkuvugishe gato kugarutse Fisto igare ryongerera pase kare turi kureba impamvu igare ryacitse intebe wakomeje ku bintu mu ishuri twita equilibrium ntabonye unabizi muho turabyiga ariko ni teori gusa oya nayo ni ingenzi kuko iyo uzi imyuga mu magambo kubishyira mu ngiro birakorohera none se ntawe uzi bigisha imyuga muri pratique tiveti yakabota se ntihari biterwa n'ibyo ushaka kwiga none se habaye n'ubukanishi bw'ibinyabiziga cyane rwose muri iyi minsi imyuga igezweho rero uzo ko ntitanga agafaranga ndikibaza niba barangije segonderi nabo babemerera kwigamo cyane hari icyiciro cy'abo biga umwaka uzo umuntu ufashe amashuri yakongeraho umwuga aba akomeye hanze aha Ani karare uzi ko computer wayikamiritse si cyane Valentine mva cyakora ikigo cyarakoze kutuzanira computer lab na internet none se Valentine duhere kuri ya research yaho tuzajya kuririmba i Kigali kuko wa muhigo wawe ukuntu umuntu yamenye inzozi ze n'ukuntu azazigeraho byasaba umwanya pe tubisome nyuma ubundi yanzobere twasabye ikigo gutumira izasange dufite icyo tuzi sibyo reka nkwiyerekere Kigali sha Jwe iyo nzu tuzayiririmbiramo oya yewe iyi ni ya nzu ndende ya mbere mu Rwanda yitwa K-City tuzajya kuyitemberamo ahubwo ubuse bizakunda ni kuri iki se bitakunda tuziyeranja Valentine na Nick bite ni byiza ticha wa mwarimu wa ICT yagiye hese nabonye asoho kumenya ari muri sale y'abarimu computer yangize gutya iri broka narinje ngo mfashe ntacyo riko reka ngende ticha ibintu bya IT se ko njya ngerageza abake nka kurebera nibyo ngaho akira hari ibintu biri kwiyandika muri screen ntazi aho biri kuva ese nibi ubu hari commande wakanze utabizi Ani ibi bintu bizute erega nzi utuntu Valentine akira ticha urakoze cyane ni wabyigiye hese nawe uretse utuvideyo twabyo nkunda kureba online ni igitangaza niko ni ufite impano ikomeye muri ICT reka mbaze directrice niba twagushakira umwanya ukajya ufasha abandi banyeshuri wow yes musaza paza kuri gare kabuto ntasesekaye ngo si uskari Pazo ceceka shati kumva ari kunyamamariza urashaka gutsapa tufite amashati ari smart n'amakanzu y'agahebuzo tutodera amakopura akaberwa kuri Severante gana kwa Simbe ku muryango wa 4 akwambike abatinda magasanga imyenda yashize ntumuzane ibyo kurira mwana uramusika none aragishe urabona wakira none nawe gukira wowe uri kazi ko
kwamamaza yego shani umva byandenze rwose sha nanjye mfite inkuru nziza kuri njye nihe sani sha umva directrice avuze ko nzajya mfasha abanyeshuri muri computer lab mu gihe mwarimu adahari umva ngiye gukira si abakiriya batangiye kuza se mwana pazo mani wari ukaze kuri mikoro nanone aho gukira ntawe nyirabyo mwana uzi ko nyiri radiyanse kuzajya namamariza n'abandi mwana uravugisha ukuri urarenze oya pazo ubwo ibyo ntibizatuma utiga neza koko wapi nzajya nkora kwa gatandatu gusa mwana kandi nanjye rwose sinakongera kuvangira amacike mwana ese papa sinarihe ko adakoma ari hirya mu cyumba agiye kuryamisha agasaro dore aba yarushye ndabibona byo amasomo yawe se ahubwo yagezeye ukuntu iminsi yihuta sugira ngo ibizamini se ejo bundi byo rero iminsi irihuta utangira ahubwo utekereze kuri kaminuza ushaka kujyamo umbwiremo ishaka amafaranga papa ahubwo nyine ntabwo nshaka kuzajyayo ngo uri kuvuga ibiki muhu naratekereje nsanga kubasiga wowe na Sine na Gasaro bitaba ari sawa hanyuma ukumva kureka kujya kwiga muri kaminuza aricyo gisubizo se Fiston uzi n'ukuntu kuva kera wize ubiharanira erega papa ntabwo mbyanze ahubwo nasanze nawe kwiga imyuga muri TVET nkaguma ino kabuto hanyuma tukajya dufatanya twese mu mibereho oya Fiston uko nuko itangira ibibazo bitari ibyawe rwose nukuri nyumva papa erega imyuga nayo ni myiza ubu sugira ngo ninyirangiza sinzahita ntangira kwikorera uyu mwana ara erega papa ntibizanakuraho ko na kaminuza nazayikomeza nyuma nk'uko nahoze mbyifuza urumva atari byo papa